Story time guys, story time. Uyu muntu akeneye inama nzima, inama nziza ibaturutseho. Haciyeho nk'iminsi cyumweru n'igice gutyo. Umukobwa arampamagara ati hi Ange, nanjye ati hi, ko ntabamenye. Abarambwiye ati sha ntabwo nzi ariko wenda kuzi. Ndambwira bon, nk'abandi bose murabizi iyo umuntu afite nimero yawe utarayimuhaye ugira dute. Ndamubaza none se nimero yanjye mwayikuye hehe? Abarambwiye ati narayishakishije, gusa impamvu inzanye ni impamvu nziza, nkeneye ko ungira inama, wakumva birenze ukaba wagisha inama kuri audience yawe, kuko njya nkurikira inkuru zawe ujya ukora, njya ndeba comment abantu bandika nkabona hari ikintu cyavamo kizima. Ndamubwira okay, hanyuma ushaka ko nkugiriye ihe nama? Abarambwiye ngo ndashaka kugusharinga inkuru y'urukundo rwanjye n'ibyabayemo byose, hanyuma ungira inama kuko ndayikeneye cyane. Namwe murabizi ko nkunda inkuru. Nise mugani okay, aho ngaho ndi tayari, inama ndi bubashe ndayikugira, and nimba nta kibazo nkazanabishyira kuri audience yanjye kugira ngo nabo babe bakugira inama ndetse nabo babe bagira inyigisho bakura mu nkuru y'urukundo rwawe. Arambwira ati nta kibazo, upfa kutazavuga izina ryanjye. So guys, iyi nkuru ni inkuru yabayeho, ntabwo ari inkuru y'inyigisho gusa. Ikindi ni inkuru yabaye hano mu Rwanda. Bagenzi, ahangaha mu Rwanda tutabifata nk'aho ari iby'abanyamahanga. Yatangiye ambwira ati nitwa gutya na gutya, ntuye hano. Natangiye gukundana niga muri secondaire mu mwaka wa 5, nendaga kurangiza, nari mfite ubwenge buhagije. Umusore twakundanaga we yari yararangije kwiga, yamenyeraga buri kimwe, akanyoherereza amafaranga, umva akansura, mbese ni wa musore wanyigishije ubuzima. Rimwe na rimwe akambwira ngo ninsaba gahushya ku ishuri, hanyuma nyine njye kumusura. Ariko mu by'ukuri ku ishuri ntabwo bavuga ngo ndashaka gahushya ko kujya gusura boyfriend wanjye, urumva bahita bakwirukana. Ahubwo washakaga ikindi kintu, ukaba wavuga ngo ngiye gusura mu rugo, ngiye gusura ababyeyi. You got me. Ati nkahora mvuga yuko ngiye gusura mu rugo, mama yarwaye. Ku ishuri bamenyera yuko mama akunda kurwarana, nasaba gahushya bakahita bakama batabanje gutekereza kabiri. Naragendaga nkajyiwe ahantu heza cyane, warahagera gukumvura tuje, ukumva wibagiwe stress zo ku ishuri. Ahantu heza, inzu nziza, igipangu cyiza, imodoka nziza. Yari umusore w'iboga, inshuti yanjye. Nyine nari naragize amahitamo meza, ariko gusa nanjye sinari noroheje. Ndi umukobwa mwiza kugeza n'izi saha, ndi umukobwa mwiza bigaragarira buri wese, ariko ibyo ntacyo bimaze, kuko ibyabaye mu rukundo rwanjye nibyo nshaka kubabwira, wenda namwe byabasigira inyigisho. Ubuzima bwarakomeje gutyo nyine. Sometimes nkava ku ishuri nkajyayo, navayo nkikoza nko mu rugo nk'iminsi 2 ngasubira ku ishuri. Umwaka wa 5 urarangira, nari n'umuhanga ntago narangaraga cyane. Hanyuma njya mu wa 6, ariko mu wa 6 ntangira kugorwa no gusubira mu masomo cyane, no kwiga, kuba najya kumusura inshuro nyinshi nk'uko byagendaga mbere, kandi nshaka gutsinda ikizami cya leta. Umutipe rero nimba wenda yaragize ngo ntangiye nko guteretana n'abandi bantu, simbizi, mbona care zitangiye kugabanuka.
noneho nanjye urumva ku ishuri ntabwo twabaga twemerewe telefone kuvugana nawe. Najyaga gutira nka prefe telefone nkavuga ngo nshaka kuvugana no mu rugo, hanyuma nkahita muhamagara. Namuhamagara akambwira ngo urabona maze iminsi ndi busy, ntabwo nabonye uburyo mwoherereza amafaranga, kuko buri cyumweru yanyohererezaga amafaranga. Nta nubwo nigiraga ngora mu rugo ngo nshaka iki n'iki, wapi. Nari mfite boyfriend unkunda pe, unamenyera buri kimwe. Uko nashakaga gutsinda umwaka wa 6, ndavuga ni ibintu byo kuzajya njya kumusura ngiye kubigabanya. Kandi kumusura egari gukora ibindi bintu namwe mutabibewe, ntabwo wagenda ngo mari icyumweru ahantu umuntu mutavukana ngo wumve uravayo amahoro. Hoya, nuko byari bimeze. Twizerana, mwizera 100%. Reka ni kuvuga ngo twizerana, ni njye wamwizeraga. Maze kubona ko nyine keya ze ziri kugabanuka, ndavuga nti reka nsabaga bushya ngiye kureba sheri wanjye, wasanga hafite ikibazo ntazi. Nsabaga bushya, twaburaga nk'ibyumweru nka 3 ngo dukore exeta. Nsabaga bushya ndagenda ngiwe, nagendaga mutunguye akenshi, akumva ku gipangu ndahamagaye, nta bapfaga kwinjira mu gipangu cyatabanje kumuvugisha. Ngezeyo mamagaye ati wapi ntago mari, kandi nzagaruka nyuma y'iminsi 2, wabugiye mu rugo iwanyu, hanyuma nyuma y'iminsi 2 ukaza mu rugo. What? Mu rugo ntabwo nababwiye ko ndi buze, barabizi ko tubura ibyumweru 3 ngo dukore ikizami cya leta. N'ababyeyi bumva bakanganye, bagira igitsure, bakanganye kweri, ku buryo niyo bari kumenya yuko nkundana nkiri muri segonderi ntabwo nari kubakira. Uwo mu boyfriend wanjye ntabwo bari bamuzi. Mbanerekeje mu rugo rero, mama kimbona ati uje gukora iki? Uje gukora icyaho kugira ngo wigane n'abandi. Ati mama narwaye, igifu kimereye nabi, navuze ni reka mbe nje kuruhuka gatoya, mare nk'iminsi 2 nsubire ku ishuri, kubera ko ibiryo byo ku ishuri biragoye mama, n'iki gifu nawe urabizi. Ati okay, nta kibazo mwana wanjye, reka tukwiteho, ariko umaking sure ko mu minsi 2 uba usubiye ku ishuri. Nibuke ko iminsi 2 ari ushiri wanjye yari yampaye ngo mpite ngenda. Sinarose iminsi 2 ishira, mbanerekeje kwa shiri wanjye, nawe nsanga yanyiteguye rwose nta kibazo. Umukozi yari azi ibyo nkunda, mbese nari meze nk'iki nk'amabusha muri urwo rugo. Noneho mpageze nkabona shiri wanjye hari ukuntu yahindutsemo, ariko nyine simbyiteho kuko nabonaga ko zake yazagarutse. Noneho umukozi akanyitegereza akambwira ati twari tugukumbuye, ariko se ubona bizageza hehe wowe na boss? Ndamubaza ni kubera iki, ibyo ni ibiki uri kumbaza? Undi ati yareka mbyihorere, boss azabikubwira. Iminsi yaratambutse, nari maze icyumweru kwa sheri wanjye, hanyuma ndamubwira nti reka nsubire ku ishuri ngiye gukora exeta. Amafaranga menshi arangije, arambwira ati reka nkudepose ku ishuri nta kibazo. Aranjyana ngeza ku ishuri, ampereza buri kimwe cyose nifuza. Arambwira ati wige neza uzatsinde, tuzongera kubonana ibizami birangiye, noneho ufite umwanya uhagije. Numva ko sheri wanjye rwose turi kumwe nkapata na rugi. Ndagiye rero ndakoze, nkoze ikizami rwose, nari umuhanga singiye kukubeshya. Noneho bya bindi byo kuvuga ngo abakobwa beza ngo bipfusha ubuza mu kigo, njyewe ibyo ntibyandangwagaho, kuko sheri wanjye yabaga hanze, ntabwo nitezaga abahungu bo mu kigo, numvaga nyine mbarenze, ndi ku rwego rwo hejuru. Hanyuma rero igihe cyo gutaha kiragera. Urumva mu gutaha, iyo musoje umwaka
biba ngombwa ko iwanyu baza kugufata cyangwa se ukanatega ukitahana, uba ufite ibintu byinshi. Njyewe icyo gihe mu rugo bagombaga kuza kumfata, hanyuma nkumva nifuza yuko sheri wanjye ari uza kumfata, ariko nkabura uburyo ndi bubwire papa ati ntuze kumfata ndaza gutega. Ntabwo yari kubyiyumvisha. Ndavuga nti reka mfunge umwuka nta kibazo, sheri wanjye n'ubundi nzamusanga i Kigali. Papa nawe isaha yari ayizi yagombaga kuba yateyemo, araza turapakira turagenda. Mu nzira akambwira ati se ibizami byari bimeze bite, warabitsinze? Ati narabitsinze papa, nizere ko utigize ukururana n'abahungu ngo ube wajya mu ngeso mbi, uracyari muto, urumva ntabwo aba ari byiza kuba wakwishora mu ngeso mbi z'abantu bakuru ukiyungana gutyo. Mu mutima ati papa cyakubwira sheri wanjye yabishoje kera. Nanjye ni oya papa, ibyo bintu sinabikora, nzatangira gukundana nimara gukura. Ubwo ngubwo rero tugeze i Kigali, ndaruhuka. Muri vakansi nawe urabyumva, ugomba gutembera kugira gute. Urumva ndi mu rugo ntabwo biba bishoboka yuko nagenda gusura sheri wanjye ngo mare icyumweru. Bakibaza ngo nagiye hehe. Bya bindi byo kugenda nkamara icyumweru nahise mbisezera. Ubwo nimba naratemberaga naragendaga nkamara nk'umunsi umwe nkagaruka, ariko na sheri wanjye akaba abizi. Twari tumaze gukundana nk'imyaka 2 n'igice, kuko twatangiye gukundana niga mu wa 5 nk'uko nari nabibabwiye. Ariko ngeze hanze numva se kumaze gukundana na sheri wanjye iyi myaka yose, akaba ndusha imyaka, njyewe ndi muto, nta na gahunda mfite yo gushaka vuba. Se buriya ntazajya nshima akaba yagira ko yigenza ku wundi muntu kandi naramwiyeguriye. Abana reka ibyo ni ibitekerezo byanjye, reka mbikuremo. Mu mutima ati ariko wa mukozi yambwiye iki kweri ko ntigeze mbyitaho kandi hari icyo yashaka kumbwira. Mu gihe ndi gutekereza ibintu byinshi, sheri wanjye arampamagaye. Hayi, umeze gute? Meze neza. Wageze mu rugo amahoro? Yego. Kutaraza kundeba? Namwe ati ndi kubipanga kuzaza kukureba kuko nanjye ndagukumbuye cyane. Abarambwira ati ngiye kujya muri misiyo y'akazi, nzamarayo ibyumweru 3, ntabwo tuzabonana, na telefone yanjye ntabwo izabiriho, ntuzambure. Urumva ko abakoresheje communication nziza. Yongera ati ese urumva nzakuzanira iki, ushaka iki cyangwa nzagutungure? Nanjye ndamwihanisha njyewe uzantungura, uzanzanira icyo ushaka, kuko yaranzi neza, yarazi icyo nkunda, yarazi n'icyo nanga, yaranzi wese ariko nta na hamwe nigize nisigariza. Noneho ndamubaza ni se nzaze kuguherekeza kuri airport? Arambwira ati oya, nzaba ndi kumwe n'abandi bantu bo ku kazi, ntabwo ari ngombwa cyane, nabo nta muntu n'umwe uzabaherekeza, so tuzagenda nka team. Iminsi yarihuse rero, ibyumweru 3 biragera. Aranyandikira ati ngiye kugaruka, nakuzaniye gift, tuzabonane mu cyumweru gitaha, ushaka uburyo usaba gahushya mu rugo, ndagukumbuye, uzaze tumarane nk'icyumweru cyangwa nk'ibyumweru 2. Ndamubwira okay, nta kibazo, kanze nshaka uburyo nsaba mama gahushya, ntabwo nzi ko ndi bumubwire, ariko uko byagenda kose ndakibona, nanjye ndagukumbuye cyane. Nashakishije ikintu mbwira mama, ndamubwira nti mama, uribuka wa best friend wanjye wo ku ishuri? So mwibuka mama we yarwaye, yamamagaye, kandi urabizi ko batuye kure, ngo ngende ngo kumureba, kandi baba bonyine. Sha mama, baba bonyine, nta nubwo bifashije,
mbese nimba ari n'amafaranga ufite wayampa kugira ngo nze no kugira icyo mbasigira, kandi nzatinda nzamarayo nk'icyumweru kugira ngo mbe namufasha. Mama ati ubwo se icyumweru uza uri kumufasha iki mu by'ukuri? Nimba mama we arwaye n'uwo mucuti wawe akaba muriho, wowe uzaba uri gukora iki? Nanjye ntisha mama, ubuyoboye yuko iyo umuntu arwaje aba akeneye umuntu umuteramo imbaraga, kandi ninjye best friend wenyine afite, byibuze nzagerageza basi simara icyumweru, ndabizi ko nawe uba unkumbuye. Mama ati okay, nta kibazo, ndaza kubibwira papa wawe, nabyemera uzagenda nta kibazo. Sinzi aho babiganiriye, haciyeho nk'iminsi 2 mama arambwira ati okay, witegure uzagende, se ushaka yuko bazakudepoza cyangwa uzitegera? Nanjye yanzitegera mama, wowe umpa amafaranga tu, umpa amafaranga nzitegera nta kibazo, ntabwo nshaka kubagora kandi ni kure kungezayo mukongera mukagaruka wapi, gusa nzaguha umushuti wanjye muvugane nta kibazo. Bwarakeye nashyushye rero mba nditeguye, ndambaye ndapakiye twenda duke na duke, mu by'ukuri imyenda nibanzeho namwe murayumva, nari ngiye guspendinga igihe kinini na boyfriend wanjye. Hanyuma ngerayo umva turaryoshya tugasohoka, yanzaniye amagift menshi, mw'abantu mw'abahungu baremetse mu bundi buryo udashobora kumenya. Umutipe aragenda ashyiramo icyizere, nkumva ni njye nyine uri mu mutima wiwe. Icyumweru cyenda nko gushira, dukora ibyo dukora byose, ariko byose umunsi wo gutaha rero ugeze, urumva igihe twamaranye cyose yamfataga nk'umwamikazi inshuti yanjye. Umunsi wo gutaha ugeze rero ndavuga nti ariko reka nikure mu bwoba, mubaze ahantu urukundo rwacu rwerekeza. Nanjye ndamwanishirira rero ngiye gutaha, urabona maze icyumweru ndi wawe mu rugo, baziko ndi ku mushuti wanjye, urumva ntabwo ari ibintu bya sawa. Arangije arambwira ati yego genda, ariko ujye uzirikana yuko no kubeshya atari byiza, cyane cyane kubeshya ababyeyi. Ndavuga ni what? Ntabwo ari wabimbwiye se? Wumvaga ko mama namubwira iki kirenze icyo ngicyo? Ndangije ndamwana, ahubwo njyewe nashakaga ko usaza ugasura ababyeyi banjye bakakumenya, bakamenya kuri boyfriend wanjye, ku buryo nazajya nanabasabaga gushya nkababwira ko nje kwa boyfriend wanjye. Umutipe yarandebye aranyitegereza, arangije arambwira ngo ni gutyo ubitekereza? Nanjye ndamusubiza nti yego, kuko tumaze gukundana hafi imyaka 3, ni byiza yuko wamenyana n'umuryango wanjye, kandi nanjye ngiye kuzuza imyaka 18 y'ubukure. Rero ngomba kubwira ababyeyi banjye ko ndi mu rukundo. Hanyuma arandeba arambwira ati harya nkurusha imyaka ingahe nyibutsa? Nanjye ndamwanjye ngira ngo ndusha imyaka 10 nimba nibuka neza. Harya ni 10? Ndusha imyaka 13. Mpita mubaza nta ahubwo se mbabara umbwise ukuri, ubundi urukundo rwacu ruri kwerekeza he kutambwiye? Umutipe arandeba nzunguza umutwe arambwira ati nshuti yanjye uracyari umwana, uri inshuti yanjye kuva kera, ariko ntabwo wigeze uba sheri wanjye. Uri kiriya gihe cyose twakemuranaga ibibazo, naguhaga amafaranga nawe ukanyurira ikibazo igihe nkeneye ko gikemuka, ariko mu by'ukuri ntabwo ngufata nk'umukunzi wanjye. Iki cyumweru rero naguhamagayemo nagira ngo twiyibutse bya bihe byiza biryoshye twamye turi kumwe imyaka 3 yose, njye nawe turi inshuti. Kandi nkanagira ngo nyine I'm sorry, mubwire ko nyine ibi bihe bitazongera kubaho ukundi, kuko ngiye gukora umuryango n'umukunzi wanjye tumaranye imyaka 5.
ni umukobwa uri macuwa, umukobwa udashobora no kuza ngo arare amara icyumweru iwanjye, umukobwa umva naragerageje uko nshoboye kose muha buri kimwe, ariko yaranyiyimye biba ngombwa ko nkora uko nshoboye kose ngo nkore ubukwe n'umukunzi wanjye kugira ngo ibyo nkeneye mbibone. Ariko nimba ubishaka twakomeza kuba inshuti, sometimes tukaba twahura mu buryo bw'ibanga, I don't know, kuko ntabwo wambereye umwana mubi, uri inshuti yanjye pe, uri inshuti yanjye magara, sinshobora no kuzakwibagirwa. Nugira ikibazo umbwira. Naguye muri koma, narashanyaraye, nabuze icyo mvuga, umva uzi icyo bita gutungurwa mu buzima bwanjye kuva navuka. Nubwo numvishe isereri, numva mu mutwe birazungurutse, ntabwo nzi ukuntu nageze hasi. Haciyeho nk'amasaha angahe ndongera ndazanzamuka, mubaza uko byari bigenze, arambwira ati nta birenze inshuti yanjye, wagize isereri ntoya kubera ibyo wari wumvishe, ariko you are strong, ahubwo ubwo umeze neza wafata baga yawe ugataha. Wow, umva kambabwiza ukuri, ntabwo ngiye kubabwira ubuzima bwabayemo hagati y'icyo gihe n'iki gihe, n'iyi myaka ngejeje. Iyi saha tuvugana mfite imyaka 26. Ndagira ngo mbamenyeshe ko gukunda byananiye, nta muntu n'umwe ndongera gukunda cyangwa ngo nizere. Ngerageza no kugira uwo nkunda kugira ngo mbe nazubaka umuryango nk'abandi, byarananiye burundu, ariko burundu. Ikintu gitangaje, umugore w'umukunzi wanjye nari narimariyemo, nasanze hari umukobwa utajya ugira ibikabyo cyangwa ngo yisiga ibintu ngo yongere ubwiza bwe. Ni umukobwa utari uri type y'umukunzi wanjye uko nari muzi. Ikibabaje rero, ndacyakunda umugabo w'abandi, ndacyakunda umugabo w'abandi, nta nubwo nshobora kugira amahoro mubona. Nagerageje gukata communication yose, ntituvugana, ariko kenshi ndamubona, imodoka ye ndayibona, ku kazi ke ndamubona, kuko nari mazi. Umukobwa yantwariye umugabo, ntabwo mbizi nimba nzabasha kubona umugabo umeze nk'umukunzi wanjye. Ariko nanone uburyo yambabaje, ntabwo nzi ko bishobora kuzanshiramo. Ni gute umuntu ashobora kubaka icyizere muri wowe, akakwereka ko ari wowe wenyine uri mu mutima we, nyuma akagutunguza invitation y'ubukwe. Rero inshuti zanjye, inshuti za Tesi Media, inama yanyu irakenewe kuri uyu mukobwa. Njyewe inama nagerageje kumubwira, naramubwiye nti buriya icyiza iyo uri umukobwa wirinda kwimariramo umusore cyangwa se ngo umwihe wese, kuko umuntu ahava akagera arahinduka. Ntukizere umwana w'umuntu, niyo nama namugiriye. Ariko kandi naramubwiye ni kuba utakibasha gukunda n'ihungabana ufite, ukeneye umuganga ukuganiriza, akakugarurira ibyiyumviro byawe, akakugarurira ubumuntu, ndetse ukazajya ugira igihe cyo gusenga, kuko Imana yonyine niyo ishobora kugarura urukundo muri wowe, ikakwibagiza ibyo byose wumva bibi wakoze, ndetse ukumva uratuje mu mutima. Imana yonyine niyo wakwizera kugira ngo yongere ikugarurire bwa bumuntu bwawe. Ikindi, mw'abahungu mwe, mw'abasore mwe, mureke kurema icyizere mu bakobwa mudafiteho gahunda, please, kuko abakobwa bafite imitima yoroshye cyane. Nk'uyu nguyu, umwana w'umukobwa ukiri muto ugiye kuzuza 26, urukundo rukaba rwaramushizemo, nta muntu n'umwe ashaka gukunda.
ni ikibazo gikomeye. Inshuti zacu, tumugire inama n'umwana w'umukobwa icyo yakora ku buryo yagaruka akongera akaba wa muntu muzima, wa muntu ufite urukundo, sibyo? Murakoze, mwari muri kumwe na Ange.